Yesu ashimwe cyane. Amahoro n'imigisha ava ku Mana Data twese mwiza niyo mbifurije bakunze umusaraba bakunzi dukunda kubana kuri urubuga. Imana y'amahoro ikomeze ibahereze umugisha. Mwebwe mwakoze subscribe nawe mutari mwayikora mwese Imana ibahe umugisha. Wowe utari wayikora ibuka kuyikora, ukande subscribe cyangwa se abone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Tujye tubisha cyane kurusha kubana iteka ryose. Imana ikomeze bahaze ibyiza kandi ikomeze bahereze umugisha wayo uturuka ku Mana nkuko bugiye nkuko bwije. Icyambere cyo tutazagwisa tuzasarura rwose kandi uzasarura tuzagenda dufite ibyishimo bidasanzwe. Imana ishimwe cyane, mureke dushime Imana maze dukomeze no kumva ijambo ryayo, dukomeze tumubwize Imana tugene muri kano kanya. Imana muri komeze bishimire. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kuko uri uwera, tugushimiye kuko uri umutabazi, tugushimiye ko wakomeje kuba natwe muri byose, nushimuye imbazwe. Tugushimiye ko twemere ko tugera kuri iyi tariki duhumeka umwuka bazima, ari twebwe turi bazima mu izina rya Yesu Kristo. Warinze abantu benshi batandukanye, ibiza byaraje uraturengera kandi uratwimana. Imana nishimwe cyane ko wagiye utuguruka, twagiye tubona neza ko bukeye uko bwije. Mu izina rya Yesu Kristo twongeye kuboneka ngo ndanguruma Kristo muzima. Mana ntaba ari ngewe ugaragara, ntaba ari Samweli ugaragara hano hantu, ahubwo ureko Kristo muzima. Mana uvugire muri ngewe maze nsore ibyo ushaka, maze mvuge ibyo ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Ureke uyu murimo ukomeze uwushigikire, ureke ukomeze ubere maso. Mana ngo bagiye kumva ijambo ryawe, ari abagiye kubyumva nonaha n'abazaryumva mu minsi iri imbere, bose komeze ubashigikire kandi ubahe guhinduka rwose, bahindurwe n'ibyawe. Ugize neza Kristo muzima, yuko uri mu ruhande rwacu. Mana ugize kujya kubana muri iri jambo, ugize kujya kutwereka muri byose. Nagushime byose kubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu ashimwe. Amazina yanjye ni Samweli Mutezimana, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Nshimana cyane uko bukende uko bwije bayanyemereye cyane, ikampereza iyi opportunity yo kuba naboneka imbere zanyu. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, si ibintu dukora uko bukende uko bwije ngo tumve ngo turabikora gutya. Ni amahirwe adasanzwe Imana iba yongeye kumpereza, kuko ni benshi babyifuza ariko ntibikune kandi ntibyemere. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana, Imana yemeye ko nanjye ko naza nkaba naboneka imbere yanyu, nkaba nagira icyo navugira imbere yanyu. Mureke tuganire ku magambo afite umutwe uvuga ngo ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mumvire ibyirarikira. Ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mumvire ibyo irarikira. Rero ndagira ngo tugane cyane ku magambo dusanga muri uru rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, Abaroma ibice 6. Nibyo turi gusoma. Ndumva ashaka ko tuvuga cyane kuri iki gice cyane, ndumva ashaka ko tukiganiraho mu byihanganire, kuko ubu ni ubutumwa bwiza, ubu ni ubutumwa, ni message Imana yampaye ngomba kugeza ku bantu. Ndagira ngo tuganire cyane kuri iri jambo nkuko narihawe, nawe niko ngiye kuri guhereza. Imana duhana umugisha. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ubuntu ntibuduha ibirenganzira byo gukora ibyaha. Nuko tuvuga iki? Tugume gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ndibikaho mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahamagawe, twabambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Amena. Iri ni ijambo Imana yatwaye nka message, kuko abantu benshi cyane bakomeje kuba mu bintu bimeze nka confusion, ibintu bitumvikana, ibintu bimeze nkaho ari urujijo mu buryo budasanzwe, aho bamwe barimo barerekana, usanga inyigisho turimo tugenda tumva hano hanze zitandukanye babereka ngo ubuntu, none ugasanga babereka ngo byose byararangiye, ngo nimugumye ngo mukore ibyaha byose byararangiye. Bafite amagambo menshi bagenda bagendera cyane muri Bibiliya, ariko icyambere cy'ijambo ry'Imana atubwira ngo ubuntu ntago buduha uburenganzira bwo kuba twakora ibyaha. Yesu ashimwe cyane.
Imana yatubwiye cyane ngo ntabwo bigomba kubaho yuko twakomeza gukora ibyaha ngo kubera yuko ngo turi mu gihe cy'ubuntu. Oya, ahubwo icya mbere cyo ijambo ry'Imana, icyo Imana ishaka ku bantu ni ukugira ngo maze umenye neza yuko, nuko musobanukirwe neza, umenye neza yuko turi abanyabyaha, nk'uko bukeye nk'uko bwije, tugendera mu byaha, dukorera mu byaha, ibyo dukora byose tubikora mu byaha. Ariko Kristo yaraje we ubwiwe, aremera apfa ku musaraba, apfira icyo bita ibyaha byawe n'ibyaha byanjye. Noneho aremera arapfa, maze dupfana nawe kubw'ibyaha, maze mu kuzuka ayongera azukana natwe kugira ngo duhabwe icyo bita ubugingo buhoraho. Muri make icyo bita ubuntu ni ukumenya agaciro, ni ukumenya icyo Kristo yakoze ku musaraba, kuko icya mbere cyo maze kumenya icyo Kristo yakoze ku musaraba, ubu ntabwo wava ngo ndi mu buntu ngo buze gutuma uvuga ngo ngiye ndagana nkora ibyaha runaka kuko n'ubundi ngo nibere mu gihe cy'ubuntu. Ntabwo bishoboka, ntabwo byabaho. Muri make ntabwo mugomba kwimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Yesu nashimwe cyane, kuko icya mbere cyo twabatirijwe muri Kristo. Ubwo Kristo cya mbere cyo yemeye gupfa, aremera yishyiraho ibyaha bya wowe nanjye. Ubundi Kristo yemeye aba icyo bita, yabaye umusambanyi, aba umusinzi, aba umurozi, aba igisambo. Ari ukubera iki? Ari ukubera wowe nanjye. Muri make ako kanya byabaye ngombwa yuko dupfana nawe, ariko tukongera tukazukana nawe, duhabwa icyo bita ubugingo buhoraho. Muri make twabaye icyo bita icyaremwe gishya, tuvuye muri hahandi mu byaha. Muri make hari umubiri wa kamere twari turimo, uwo mubiri wa kamere rero niwo Kristo yaje kugira ngo adukure muri kamere, atwica kugira ngo atuvanemo kamere, dupfa bwa kamere ariko tuzuka kubera ubugingo buhoraho. Twazutse kubera icyo bita umwuka wera. Muri make ubuntu abantu benshi bagenda bafata uko bishakiye, ariko iyo wamasobanukira icyo bita ubuntu, umenye neza ko ubuntu nta kindi ni uko wapfuye maze ukongera ukazuka na Kristo, ukaba wazukira icyo bita ubugingo buhoraho, nta kindi. Yesu nashima. Ndabizi abantu benshi cyane kubyumva ni ibintu bigoranye, ariko ubuntu ntabwo bwaduhereza uburenganzira bwo kuvuga ngo tugiye gukora ibyaha uko dushaka. Hoya, ntabwo bishoboka, ntibikabeho. Ntabwo tugomba kwimika icyo bita ibyaha mu mibiri yacu izapfa, imibiri yacu izabura. Ntabwo twavuga ngo tubimikamo icyo bita ibyaha. Yesu nashimwe cyane, amena. Rero ahangaha hakomeza avuga ngo ubwo twateranirijwe nawe gusangira urupfu nk'ubwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka kukwe. Yesu nashimwe cyane. Icya mbere, twafatikanye na Kristo kubw'urupfu rwiwe, noneho tuzongera guterana nawe kubwo kuzuka kwiwe. Yesu nashimwe cyane. Noneho kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Yesu nashimwe cyane. Rero iyi saha tuvugana, abantu benshi cyane bari mu bubata budasanzwe bw'ibyaha. Ikintu cyose wagiye ukora ugasanga kikugize nk'imbata, icyo cyose cyamaze guhindura imbata yacyo burundu, urasanga wabaye imbata y'icyaha runaka, nawe ubwawe wiyiziho, ariko nta kindi. Kristo we ubwiwe iyo yamaze kumwemerera akinjira muri wowe, uhita ubambanywa nawe, maze mugasangira icyo bita urupfu rwiwe, mukaza no gusangira icyo bita ukuzuka kwiwe. Rero iyo bamaze kubamba icyo bita ya kamere y'ibyaha, uvuye mu cyaha cyo bita ububata bw'icyaha. Bisobanure ngo hari ubundi bubata uba ugomba kwinjiramo bwo kuba wayoborwa na Kristo, kandi nta kindi kizakwemeza yuko Kristo akuyobora, nta kindi usibye kwibuka ubuntu wagiriwe. Nko kwibuka ubuntu wagiriwe bituma witondera amategeko, nta kindi kizakuyobora. Uzayoborwa n'ikintu bita umwuka wera. Yesu nashimwe cyane. Umwuka wera niwe gusa wenyine niwe uzakuyobora. Nta kindi uzigera ukora utayoborwa n'umwuka wera ngo bishoboke.
uzagenda ujya mu bindi, ariko umwuka wera nimuzamuri kumwe azakuyobora, kandi azakuyobora azakugeza hahandi hose wumva ushaka. Ariko icya mbere cyo banze wemerere Kristo abanze yinjire muri wowe, uko namara kwinjira muri wowe aragusohoramo. Muri make uraza guhita upfa kuri za ngeso mbi zose nawe wiziho. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya aratubwira ngo mu bice 5 atubwira amagambo avuga ngo ndababwira ngo nimuyoborwe n'umwuka wera, kuko nibwo mutazakora ibyo kamere irayikira, kuko kamere ibyo irarikira namenye n'iby'umwuka wera arayikira. Yesu nashimwe cyane. Dukomeje iki gice n'ubundi cya 6, hari amagambo n'ubundi avuga ngo ariko niba twarapfanye na Kristo twizeye ko tuzabana nawe, kuko tuzi ko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Ubwo rupfu yapfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana, aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Bisobanuye yuko umunyabyaha ntabwo ariho, agenda yarapfuye. Mu byihanganire, ntabwo ari njyewe ubabyanditse, si njye wazanye ubutumwa, si njye wohereje ubutumwa, ntabwo ari message ya Samweli. Iyi ni message yavuye ku Mana. Imana irashaka yuko abantu bapfa ku cyo bita ibyaha kugira ngo babeho muri Kristo Yesu, kuko bapfuye rimwe kubw'ibyaha. Nta kindi Imana ikire yuko abantu babaho bakaba mu cyo bita ububata bw'ibyaha, maze bakaba bakwinjira muri Kristo Yesu, akaba yabatura bwa bubata bw'ibyaha abantu bamazemo igihe kirekire. Yesu nashimwe cyane. Bisobanura ngo Kristo niba apfuye rimwe gusa ryonyine, ntabwo azongera gupfa. Muri make ubu ngubu ariho kubw'Imana. Ni niyo mpamvu n'umuntu wese uzamwizera, umwizera wese, uwo nguwo nawe azahita ahabwa icyo bita ubugingo buhoraho, nawe azabaho kubw'Imana, nubwo yapfuye kubw'ibyaha, ariko azabaho kubwa Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Muri make aya ni amagambo y'ubwenge ari buze kumvana cyane abantu b'abanyabwenge bumva bakeneye kuba bamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, naho ibintu birirwa bababeshya bababwira ngo ubuntu ngo nugende ukore gutya ngo turi mu gihe cy'ubuntu. No, icya mbere cyo Imana y'ubwayo ikeneye ko umuntu wese ko yapfa ku cyo bita kamere y'ibyaha, ariko akaza kubona icyo bita ubugingo buhoraho abivuye kuri Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Rero nta kindi kintu Imana idushakaho, ni uko abantu bakizwa bakava mu byo bibwira, bakamenya neza yuko iby'Imana ibashakaho ni uko baba mu ubuzima butarimo ibyaha. Niko buzima Imana ikeneye. Ku icya mbere cyo umuntu wese wizeye Kristo, uwo nguwo abanza gupfa ku cyo bita kamere y'ibyaha, then akaza kubaho bitewe na Kristo, akaza kubaho ari muri Kristo Yesu. Bisobanuye ngo umuntu wese utari muri Kristo, uwo nguwo ni umurambo wigendera. Ntabwo ari ngiye rwose ubivuze, uwo ni umurambo wigendera. Rero niyo mpamvu abwira ngo dukwiye icyo bita imirambo myinshi mu isi. Iyi si yuzuyemo imirambo myinshi ishoboka. Rero niyo mpamvu abwira ngo ibyo wakora byose ntabwo ari byo bizatuma witwa umwana w'Imana, ntabwo bizatuma uvuga ngo njyewe ngo namaze gukizwa, ahubwo uzakizwa ariko wamaze kwatura. Iyo maze kwatura uba upfuye ku cyo bita ibyaha, noneho ukavuga ngo Kristo rero uri muri njyewe niwe ukomeye, niwe ugomba kuza agahita mbatura mu ububata bw'ibyaha, maze akanshoboza guhita nicaye negamiye neza, meze neza, ndi mu cyo Imana ishaka. Yesu nashimwe. Amena. Icyo Imana idushakaho nta kindi, ni uko tugomba gupfa ku byaha, mu cyo bita ububata bw'ibyaha, maze tukinjira mu bugingo buhoraho. Niyo kintu Imana idukeneye kurusha ibindi byose. Yesu nashimwe. Noneho akakomeza avuga ngo none ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire iryo irayikira, kandi muhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo muyitange muyihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu.
nuko tugira mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu. Ntibikabeho. Timuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kukazana gukiranuka. Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye mu mutima, maze mubatuwe mu byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze imbata zo gukiranuka. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha, ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibibatera ibibakoze isoni? Ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko none ubwo mwabatuye kubw'ibyaha mukaba imbata z'Imana, mufite imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ngo impano y'Imana ni ubugingo buhoraho, ariko ibihembo by'ibyaha iteka ryose ni urupfu. Icya mbere cyo gupfa si uko uzava mu mubiri gutya. Hari abantu benshi bagenda barapfuye, ibyo ushobora no kubusenga ariko uri n'umupfu, n'ubundi uri umurambo uri aho ngaho. Ushobora no kuba wabwiriza ariko uri umurambo. Ushobora no kuba wayobora igihugu runaka uri umurambo. Ushobora no kuba waba uri umuyobozi runaka uri umurambo. Waba umushumba uri umurambo. Waba bishop uri umurambo. Waba apostle uri umurambo. Muri make wakora imirimo myinshi myiza, wafasha n'abantu imfubyi n'abapfakazi ariko uri umurambo. Wagira neza abantu batandukanye ariko uri umurambo. Wafasha abantu, wabishyura amashuri, wakora ibikorwa runaka bitandukanye, ariko byose ukabikora uri umurambo. Nta kindi kikugira umurambo, ni ukubera yuko wibitse mu cyo bintu bita ibyaha. Icya mbere cyo Imana yazanye icyo bita impano yayo y'ubuntu ubwo yabonaga mwene muntu amaze gucumura. Kuko icya mbere cyo murabizi neza ko Adamu wa mbere yaracumuye, Uwiteka azaduhereza icyo bita Adamu wa kabiri. Adamu wa kabiri ariwe Yesu Kristo, aza ari ubuntu ku muntu wese. Niyo mpamvu bavuga ngo, ijambo ry'Imana rivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, kuko yaje mu biwe abewe ntabwo bigeze bamumenye. Bisobanuye ngo icya mbere cy'abamwakiriye bose bakizera izina ryiwe, yahise abahiza icyo bita ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Niko kuri ku ijambo ry'Imana. Rero urumva yuko icya mbere cyo ubuntu bwaje, ariko ntabwo bushobora kuba bwaduherezwa n'ingano zo kuvuga ngo tugiye gukora ibyaha uko abantu bishakiye. Kuko icya mbere tuzi neza yuko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho, ariko icya mbere cyo umuntu wese ukora ibyaha ni uwa Satani, ariko udakora ibyaha niwo muntu w'Imana. Then bisobanuye yuko umuntu wese ukora ibyaha Imana imureba ikabona uwo muntu yarapfuye. Muri make ibyo wakora byose wasanga ufite inzu nziza cyane n'imodoka nziza, ariko Imana kureba ikabona uri umurambo uri aho ngaho. Wasanga ufite umugore mwiza, ukagira amashuri meza, ukagira digiri nziza cyane idasanzwe, ukafite akazi gafite umushahara wo hejuru, ariko ugasanga iteka yose Imana ikureba ikabona uri umurambo. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo nta kindi kintu Imana dushakaho ni ukwibuka iyi mpano twahawe ariwe Yesu Kristo. Ntituze kuba yaduhereza ngo kuvuga tujye guta dukora ibyaha uko twishakiye, ahubwo duhora tumusaba imbaraga. Uko iyo uri muri Kristo Yesu ntabwo wongera kwiyobora, maze utwarwa n'icyo bita impano y'ubuntu iri muri we yatuzaniye. Nihite gutwara ikavana mu bya bindi by'amategeko. Kuko cyambere cy'Imana atanze amategeko aratunanira. Then bisobanura ngo amategeko niba yamaze kunanira abantu, nta kindi kintu Imana ishaka. Yaravuze ngo reka mbahereze, reka ntange umwana wanjye aze kubw'ubuntu. Nta kindi kiguzi runaka mbasabye, aze kubw'ubuntu, maze ibyemera yuko umwana wayo yaza akaba yaba incungu yacu, yatubereye incungu. Ariko abantu benshi ntabwo bigeze babyakira. Ariko icyakora byo, umuntu wese uguma muri we, amagambo y'Uwiteka akaba muri we, uwo ngo niwe uzagira icyo asaba Imana, kandi uyu muntu wese azagihabwa. Ariko icyo uzahabwa ni ikintu kizaba kiri mu cyo bita ubushake bw'Imana. Impamvu abantu benshi bari gusaba ibintu ugasanga ibyo bintu byabaye ikibazo niba byasubizwa, nuko ibyo bari gusaba ntabwo biri kuba biri mu bushake bw'Imana. Ariko nugira ibyo usaba ukabisaba mu bushake bw'Imana, Imana izaba iri kumwe nawe, kandi Imana izakumva mu gihe gikwiriye. Imana gusubiza. Yesu nashimwe. Nimukimika ibyaha, umubiri yanyu izapfa. Yesu nashimwe.
impano y'Imana ni ubugingo, ariko impano y'ibyaha ni urupfu. Nta kindi kintu kizigera kikwereka yuko wapfuye usibye icyaha. Icyaha iteka ryose kizagusuzuguza, kizakuyobya, kizakuyobora, kandi kizakugira imbata. Niyo mpamvu ugasanga umuntu pe afite amafaranga menshi, afite digiri zidasanzwe, ariko ugasanga yabaye imbata y'inzoga, ugasanga umuntu yabaye imbata y'ubusambanyi, ugasanga umuntu yabaye imbata y'ububeshi, ugasanga umuntu yabaye imbata y'ubusambo, ugasanga umuntu yabaye imbata y'amagambo, ugasanga umuntu yabaye imbata y'ibyaha bitandukanye. Ariko ijambo baratubwiye ngo ntimukimike icyo bita ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Yesu nashimwe cyane. Impano y'Imana n'ubugingo buhoraho, ariko ibihembo by'ibyaha byo ni urupfu. Rero sohoka, Yesu yongera kuzure muri amasaha. Yesu akeneye kongera gukuzura ubundi bushya, kugira ngo wongere uyoborwe nawe, kugira ngo wongere ubeho ufite ibikwiriye byose. Naho ubu ntabwo bwaduhaye uburenganzira bwo kuba twakora ibyaha. Nubwo umuntu wese wacu wa kera amaze kugenda, nubwo bamwe nyine amaze kugenda, ariko iteka ryose Imana ikeneye yuko wongera kwigira neza mu Mana, maze Imana ikakuyobora, maze Imana ikabana nawe, maze Imana ikongera ikagushyigikira. Ongera usaba Imana imbaraga zigushoboza kunesha ibyaha. Uzi aho wagiye utandukira, uzi uko byagiye bigenda kose, byose urabizi, nta na kimwe utazi. Ariko Yesu yisaha ateze amaboko kugira ngo uwo ari we wese aze yongera mwakire, azongera mubere umwami n'umukiza. Nta wundi uri kubwibwa, ni wowe nanjye. Remerera Imana muri amasaha, Imana yongere ikuyobore, Imana yongere igushyigikire, kuko nta kintu na kimwe uzongera gukora, nta na kimwe uzakora utari mu bushake bw'Imana ngo bishoboke. Imana ikeneye yuko mwongera gufata umwanya, mukongera mugakiranuka, mukongera mukezwa, mukongera mukisubiramo, kuko icya mbere cyo impano y'ibyaha ni urupfu. Va mu bubata bw'ibyaha, wemerere Kristo yongera kuyobore, yongera abane nawe mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Imana ikeneye kuba umugore uhesha Imana icyubahiro, Imana ikeneye kuba umugabo uhesha Imana icyubahiro, Imana ikeneye yuko umusore cyangwa umukobwa uhesha Imana icyubahiro. Ari ibyo ukora byose ubikore uhesha Imana icyubahiro, ari ibyo uvuga byose ubivuge bihesha Imana icyubahiro. Uko icya mbere cyo Imana yatubwira cyane ngo nta kindi mwerega kera mukiri imbata z'ibyaha usibye imbuto zo kubakoza isoni, ariko nta kindi impano y'Imana y'ubwayo izana icyo bita ubugingo buhoraho, ikadutera kwera icyo bita imbuto nziza. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, ariko aho watandukiriye, icyakugize imbata, cyatuma uba imbata y'icyaha runaka urakizi, cyatuma uboneka nk'aho uri imbata, wowe urabizi ubwawe. Si ngombwa Samweli kubimenya, si ngombwa umushumba runaka kubimenya. Bwira Yesu, nta kindi. Bibwire Yesu, bwire Yesu, nta wundi, niyo nshuti yawe. Nta kindi cyagufasha kuba waruhuka, nta kindi cyagufasha kuba wakongera kugira amahoro, kuko ikintu bita ibyaha bibuza amahoro. Ibyaha iteka ryose bibuza amahoro. Emerera Kristo yongera kuyobore, emera Kristo mwongere mujyane nawe, emera Kristo yongera gushyigikire, emera Kristo mwongere mubane nawe iteka ryose, kandi bizagenda neza. Nta kindi impano y'Imana ni ubugingo buhoraho, ariko impano y'ibyaha ni urupfu. Yesu nashimwe. Waba waratandukiriye se? Waba waragiye uko Imana ashaka? Waba waravuze ibyo Imana ashaka? Isa tukaba turi kumwe, ku buryo wumva ko hari icyo Imana yagufasha, Imana yakureba, yagufasha byibuze ukaba wakongera ugahinduka, ukaba umuntu Imana ishaka, umuntu Imana yifuza, ukaba umuntu uri mu bushake bw'Imana muri iyi minsi. Nyemera cyane aho uri, usaba Imana imbabazi, uce bugufi, waturira Imana, uyibwiza ukuri, uve mu bubata bw'ibyaha, we ukomeze gutwarwa n'ibyaha, kuko icya mbere cyo Yesu naza
abantu benshi bazagira umuborogo udasanzwe. Muzibuka cyane ngo iyo mbimenya niyo ukunda kuza nyuma, ariko iyo uza kubimenya mbere y'igihe n'ubundi hari uko byari kugenda. Ariko humure, Yesu aracyari ku ngoma, kandi uko yari cya gihe n'uyu munsi niko akimeze, kandi yiteguye kuba yagira neza umuntu wese muri rusange upfa kwemera Kristo akaba muri wowe, amagambo yo akaba muri wowe. Nta kindi gikenewe nuko wakongera kwemera Kristo, kongera ukamusaba, akongera akakuyobora, akongera akabana nawe, akongera akagendana nawe mu buryo bwose bushoboka. Kandi azaza mu bimenye, ntabwo azigera atinda. Kandi icyo nzi neza cyo nuko azatwara umuntu wejejwe neza. Ibyo kuza muvuga ngo hari imiyaga azashiramo, icya mbere yabahaye ukuri kose gushoboka, abahereza umurongo wo kubayobora. Icya mbere cyo abamwizera bose nibo bantu bonyine bagomba kumwitirwa. Ariko icya mbere niba yaraje mubi ntibamumenye, icya mbere cyo uzamenye neza yuko azaza atakimeze nk'umwana w'intama, ahubwo azaza ameze nk'intare. Ibaze n'Isara musaje yasanga umeze ute? Yasanga ugaragara gute? Ibyo wavuga byose birasaba yuko ugomba kubikora, ubikoranye icyo bita ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uko ijambo ry'Imana ryagwira hagati muri wowe, ugomba kugenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ukavugira mu ijambo ry'Imana, ugakora ibintu byose ukabikora wumva yuko wejejwe neza, wumva yuko ukiranuka, wumva yuko ufite iby'Imana bigwiriye hagati muri wowe. Mureke dusenge Imana, ariko ikintu gikenewe nuko wasaba Imana imbaraga zigushoboza kunesha ibyaha, zigushoboza kuva mu bubata bw'ibyaha. Kandi Yesu ari ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kubabara buri muntu wese. Ntabwo yaje kugira ngo yice abantu, yaje kugira ngo bose abahereze ubugingo. Abamwizera bose agomba kubaha ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Ndagushimiye kuri uwera, gushimiye kubw'ijambo ryawe, aho tubwiye ngo ubu ntabwo budori buzangaga uko twakora ibyaha uko twishakiye. Imana ifite imbaraga, twisanze twarabaye abanyabyaha, twisanze twarakoze ibi byinshi bitandukanye, ariko isaduke bugufi imitima yacu. Tubabarire Kristo muzi ibyaha byose twakoze. Babarira uyu musore, babarira umugabo, babarira umukobwa, babarira umugore. Reka imbabazi zawe zigere kuri abantu, wongere utweshe amaraso yawe, wongere utwishimire ukundi. Kandi dukeneye imbaraga zishoboza kunesha ibyaha, dukeneye imbaraga z'umwuka wera zongere zibe hagati muri twebwe. Mu izina rya Yesu Kristo, wongera utubashe, wongere udushoboze Mana kuba mu byawe. Aho turi hose udushoboze kwera imbuto zikwiriye, udushoboze kwera imbuto zikwiriye abihanye, udukure mu bubata bw'ibyaha, udukure mu muvumo w'ibyaha, ahubwo udushoboze Mana kuba turi ibyaremwe byiza bishimwa nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kutubashishije, urakoze kuduhaye imbaraga, urakoze kongeye gutuyobora, urakoze yuko wongeye kutugarukaho ukundi, urakoze yuko umwuka wera muziranenge yongeye kuganza kuri twebwe. Urakoze Mana gushigikiye aya magambo, komeza nanjye ushigikire, komeza umbashishe Mana kuvuga ijambo ryawe unshize ubwoba, unyagure mu ijambo ryawe, unshoboze, komeza umbere maso, komeza unshireho igitinyiro n'ubwiza bwawe budasanzwe. Mu izina rya Yesu, vaneho uzakarane, vane imyaka n'imikoshi ku bantu bawe, ahubwo dushikire byose kubishoboye. Dusenze Imana kugira ngo Imana ikomeze ituyobore, Imana ikomeze itubashishe, irwanye ibiturwanya, irwanye imbaraga zose z'umwijima ku buzima bwacu. Turishinganishije imbere yawe Mana, ngo abe ari wowe wo kubana natwe, Mana ngo abe ari wowe wo kudushyigikira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Udushoboze kwera imbuto zikwiriye abihanye. Mu izina rya Yesu Kristo, wera wa Isirayeli we Mana, tubashishe. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kuduhaye imbaraga. Hereza umugisha rwose Kristo muzima Mana, icano hereza umugisha kwizo bwa buganza byose kubishoboye. Segenize nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amahoro y'Imana akomeze abana namwe mwese, umugisha uturuka ku Mana ukomeze abana namwe. Kandi ufite igitekerezo ushaka kuba wagira icyo ushaka mu buryo bw'amasengesho wihariye, wakoresha nimero ya telefone twayishize munsi y'ikiganiro bihari, plus 250 788 271 80
0788 Imana y'amahoro ikomeze ibahereze umugisha, kandi mukomeze muhindurwe, nta kintu Imana ikeneye. Mureke dukizwe neza, tuzajya ibyiza byo mu gihugu, kandi nitwanga rwose inkota izaturya. Nicyo ijambo ry'Imana ko ryatubwiye. Shalom shalom, turi kumwe. Imana y'amahoro ikomeze ibahire, kandi ikomeze haze imirimo yanyu yose, ikomeze ibashigikire. Niba ushaka gukora neza ubaha Imana, byose bizagenda neza. Shalom shalom, turi kumwe.